Umukobwa wese wizera ibijyanye no gukundana, gushakana ndetse no kugira umuryango, aba afite intego yo kugira umusore bakundana, maze urukundo rwabo rukagenda neza, byanaba ngombwa birumvikana bakazakurikizaho n'izindi ntambwe. Urukundo ni igihe uba urimo, aho uba wumva umunezero w'undi muntu aba ari ingenzi ku wawe, mbese wishimiye uwo ukunda yabanje kwishima, ibyo bikabaza ndetse bigatera agahinda iyo ufata nk'ingenzi mu buzima bwawe atari ko biri. Gutekereza hari uko akubonye, cyangwa gutekereza ari uko yari ategereje amubuza ari kugira ngo yikize umusongo yari ategereje amuteye. Umuntu ugutakariza igihe atitaye ku rukundo n'icyizere umufitiye, uzamubwirwa n'ibintu 9 bikurikira ngiye kukubwira. Ngiye kubana n'umubyeyi Dina nk'ibisanzwe, bahaye ikaze. Ikimenyetso cya mbere kiranga umuntu gushyira mu rukundo atagufiteho gahunda ndende, akoherereza message za buri kanya, ariko nta gihe aguha gihagije cyo kubonana nawe cyangwa se ngo aguhamagare kenshi. Ubundi umuntu ugukunda by'ukuri ukwitayeho ntaba yifuza na gato kukubura, ahubwo ahora ashaka icyabahuza, akagerageza uburyo bwose bwatuma mubonana, kubera ko uri wibanze mu buzima bwe kandi akunda igihe cyose kuba ari kumwe nawe. Ikimenyetso cya kabiri ni uko azakwereka umubyeyi we nk'inshuti ye gusa. Inshuti ni umuntu muba hamwe cyangwa se muba muri kumwe kubera ko ubona ari umuntu mwiza. Kuba inshuti isanzwe y'umuntu nta kibazo byatera sosiyete kuba muri kumwe kenshi. Iyo atakwerekanye nk'inshuti ye y'umwihariko afiteho gahunda itandukanye n'iz'abandi bose, ubaza impamvu. Ushobora gusanga yarazaniye mama we afata ibirenze nk'uko agufata, agatinya ko akwerekanye nkawe, mama we yahita bimubaza, mugatuma umutahure. Ibyo bigatuma mudakomeza kugirana umubano mwiza, kuko waba umenye neza ko nta kindi uri cyo uretse kuba inshuti isanzwe gusa kuri we. Ikimenyetso cya gatatu, akomeza kugirana umubano n'aba ex be kandi akanga kubakwereka no kubagupresenta. Niba ntacyo aguhisha, ukeneye kubonana n'uwahoze ari inshuti ye y'umwihariko cyangwa abahoze ari inshuti ze z'umwihariko mutari kumwe. Nigeze gusaba guhura n'uwahoze ari inshuti ye, umusore wanga kukwereka umu ex we kandi akajya kumureba, byaba byiza umubajije n'ibindi yaba aguhisha, cyangwa se niba ari ex we wanze ko mubonana, nuko wenda uwo mukobwa yaba agikunda uwo musore, akaba azi neza ko azagerageza kongera kumwigarurira buhoro buhoro. Icy'ingenzi rero ni uko umuntu mukundana agomba kupresenta uwahoze ari inshuti yawe niba yabigusabye, kugira ngo mwirinde icyahungabanya umubano wanyu. Bityo rero kugira ngo ex we abone kandi amenye ko bahoze bakundana ari mu rukundo n'undi. Ikimenyetso cya kane, nta mwanya w'umwihariko agusigiriwe cyangwa se mu nzu ye. Mu nzu ye nta mwanya wawe agusigira, mbese aho washyira ibintu byawe, haba mu kabati, muri etajeri, muri chambre iyo ari yo yose, iyo uri iwe uba umeze nk'uri muri hoteli, ntacyo usiga iwe, mbese nta cyerekana ko wahageze. Mbese kubw'ibyago uhibagiriwe uburoso bw'amenyo, ipantaro cyangwa se ikindi kintu cyose, ahita abibona vuba akabikuzanira, ku buryo nta rwibutso cyangwa akantu kose kerekana ko wahanyuze, kugira ngo abihishe abandi bakobwa cyangwa abagore baza kurara iwe. Ibyo bituma kwibagirwa ako kanya ukihava. Ikimenyetso cya gatanu kikwereka ko umuhungu agushyira mu rukundo kandi nta gahunda ndende agufiteho. Igihe cyose mubonaniriwe cyangwa iwanyu, n'iyo muri kumwe ibikorwa byanyu byose bibera mu buriri cyangwa se ahantu hafunganye hihishe, mbese aho muri babiri mwenyine. Niba utaribona muri kumwe mu bikorwa hanze, hari amahirwe akomeye ko umubano wawe nawe utamuryohera. Ntiyifuza ko abantu bababonana, hari amahirwe make ko umubano wanyu hari umunsi uzajya ku karubanda, cyangwa se ube uw'ubucuti burusa ubusanzwe cyangwa bw'umwihariko. Ikimenyetso cya gatandatu, ntajya akubwira mbere cyangwa guteguza igihe azazira kukureba, kubera ko bitamushimishije kuko utari uw'ingenzi ku mwanya wa mbere mu buzima bwe, mbese aguha umwanya yabuze icyo awukoramo. Wenda hari uwategereje uw'ingenzi kurusha wowe, uri muri gahunda ze, kandi waba bizi ko kukureba nta cyihutirwa kibirimo, kuko atari wowe ubanza ku mutima we. Umusore ugufiteho gahunda aba yifuza kumarana nawe igihe kinini, kandi ntamara igihe kinini ataragusaba gahunda yo kubonana nawe. Ikimenyetso cya karindwi kikwereka ko umusore nubwo muri kumwe mu rukundo ko nta gahunda ndende agufiteho.
akubwira ku munota wa nyuma ko ashaka kubonana nawe. Ubundi mu bisanzwe na resitora nziza ikunzwe igusaba kubigisha ibiryo cyangwa gukora reservation mbere yo kujyayo, kuko ushobora kujyayo utavuze ugasanga hari ibyashize. Niba akubwira ko aje kureba ku munota wa nyuma nuko atagufata nk'umuntu w'ingenzi kandi w'agaciro mu buzima bwe. Akwiye kuguteguza mbere kugira ngo yizere neza igihe uzabonekeraho. Kuguhamagara ku munota wa nyuma bivuze ko nta gaciro aguha. Ushobora gusanga hari uwo bari bafitanye gahunda hanyuma igahinduka ku munota wa nyuma kandi yarabyishyizemo, bigatuma aguhamagara ko gufata nko kwihimuriraho cyangwa kwikirizaho agahinda. Ikimenyetso cya 8 ni uko ahora kugereranya n'abandi bakobwa cyangwa se abagore. Mbese nta gufata nk'umukobwa w'imico idasanzwe kandi yihariye. Mu by'ukuri nta kwitayeho, akubaza gake ku bijyanye n'ibyo ukunda, ku bigendanye n'ubumuntu bwawe, ku bijyanye n'amateka yawe, ku bijyanye n'inshuti n'umuryango wawe. Ntabwo yita kuri byinshi bikwerekeyeho, yibagirwa amakuru y'ingenzi wamubwiye akwerekeyeho. Nta guhamagara, nta kubaza niba aza kukureba igihe ukeneye ubufasha bwe, wenda ugiye nko mu bizamini cyangwa ugiye nko kwa muganga. Mbese ntabwo aba agutekerezaho. Ikimenyetso cya 9 nacyo cya nyuma kikwereka ko umusore agushyira mu rukundo kandi nta gahunda ndende agufiteho. Ntabwo ajya gusaba kubonana nawe, ahubwo arakureka akaba ari gufata izo nshingano zo kumubaza niba mwabonana. Icyo ni ikimenyetso cy'uko nta gahunda ndende cyangwa irambye agufiteho. Nta n'imbaraga ajya ashyira mu kugutumira, mu gihe ubutumira ari akamenyetso gato kerekana uruhare ku rukundo rwe. Iyo umusore mu by'ukuri akwitayeho, ashyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo akunyure, akwigarurire, agakora uko ashoboye akatsa ibishashi by'urukundo hagati yawe nawe, kugira ngo umukobwa bakundana amugirire icyizere cyose. Ukimara kubona ibimenyetso byose biri ku musore mukundana, inama nakugira ni uko ubuzima ari buto kandi ni bugufi. Ntugatakaze igihe cyawe ku muntu mudahuje ibyumva by'urukundo cyangwa ibyo gukundwa by'ukuri kandi birambye, bifite intego n'icyerekezo. Igihe ni amafaranga.